kimwe gusa n'ukubona Kongo nini oya ntabwicazanye ari bangura ry'amoko ntabwicazanye harimo kwiyerekana icazanye ni kimwe gusa n'ukubona Kongo nini cyane kandi nziza cyane ari bangura ry'amoko ntabwicazanye harimo kwiyerekana icazanye ni kimwe gusa n'ukubona abakongomani mukomere n'abikazaje zifite umugabi wo gutera impunzi abazize zirangamiye amatungo no gusahura batojwe ikinyabupfura no kugira imana ibyo byose tubikesha Jenerali Makenga Bye urukundo rw'agahararo Nikiwaza tunaenda kuvita na vita tunaenda kwayo, hatuende kupigania mtu au kupigania kitu fulani, tunaenda kupigania nchi yetu. Tunaelewana jeshi? Mwanamboka? Yeah. Mwanamboka? Yeah. Ni kusema synergie ya Région des Patriotes Résistants Congolais, tunajitoa kwa juhudi na ushujaa hata kwa bei ya damu yetu kwa kupigania nchi yetu. Hatuenependa tutawaliwe na adui wa kutoka nje ya nchi. Inafaa tunatetea nchi yetu, wa baba yetu na wa mama yetu benye balituzala si kusudi udongo wetu bakie na amani. Hakuna kitu kia maana mdunia kushinda udongo. Tunaelewana? Hii udongo ndio kitu kia maana inafaa tunakipigania. Penye tunaenda tetea saa hii, tunaenda kutetea nchi yetu. Tunaenda kutetea pouvoir yetu. Sasa ile principe ya Mobutu ya MP. Oli ngate. Kaenda leo Butembo batakwambia uko Butembo. Hatukubakazi lilie kutupenda hapana, lakini sie lazima tutawapenda na tuwatafutie. Tumekuja hapa. Atakuwa nakufa mkifo chake cha binafsi. M23 haitatokaka tena hapa. Kuna kubanduka tena. Mko watoto ya nchi, tutaishi pamoja. Watumika biashara vyao vya kawaida. Chama hakina ubaguzi, chama hakitenganishe bibi na bwana, na waunga. Kila mtu afanye biashara yake binafsi. Gira icyo bacyura kiriwe kuri mihanda cyase kuri za murandasi. Nibyo koko bwana minister, ni nako biri buze kugenda, ariko ngewe ngiye gusohoka ahantu ndi kuko ndi kuvuga ntisagaguye. Urabo bisubiramo noneho nanjye ndagaruka mu minota mike. Birumvikana ko uri ahantu utisanzuye. Reka mbabwire ko twahereye ku ribombori yo muri Kinshasa, aho abajenerali mu byukuri byagaragaye ko
bari gukekwaho kura ubutegetsi cyangwa se kubuza Kisekedi ubutegetsi, ni ukuvuga ngo ni ugutera kudeta mu ndimi z'amahanga. Ahangaha ngo ni mu gihe yuko bamaze kubona ko uyu mugabo ntacyo ashoboye, bwana Ziravumera. babyita kumuhirika ku butegetsi minisita. Kumukura ku butegetsi cyangwa se kumuhirika, guhirika ingoma, agahirima hirimye. Ubwo rero niyo bombori twahereyeho bwana. Indi twagiye mu gace ka Nord Kivu na Sud Kivu, ndagira ngo twibanze muri Nord Kivu. Duhera muri Nyiragongo. Iyi ni teritware iyobowe igice kimwe na M23, ikindi ni ingabo za FARDC. Ni teritware Nyiragongo, aho muzi cyane cyane nahavuzwe cyane Ikibumba, intambara z'Ikibumba zarabiyogoje mu kibaya. Ahangaha rero hose hiriwe hari amahoro, usibye imyiteguro, ndavuga ku mpande zombi. Biragaragara ko FARDC na coalition yayo na SADC biteguye gutera M23, ariko M23 mu mboni zayo ikaba ibibona kare, igategura amazi agomba kuzimya umuriro waza uko wawungana kose. Aho ni muri Nyiragongo. Mu by'ukuri ikirere kiriwe kimeze neza, bwana Muhire. Ikirere kiriwe ari umweru. Twonyarukire muri Goma. Muri Goma nayo ikirere kiriwe ari umweru, usibye amakimbirane hagati ya FARDC na SADC, aho SADC yanze kujya ku rugamba ku mugaragaro. Irabati ntago nzajya kurwanira mu ishyamba, twe twaje kurinda umujyi wa Goma. Ski murashaka ibiki kutwohereza mu bishe byirahiriye? Imisozi yemwe kuno gatatu irimo, urumva twashobora. Muhire rero banze kategorikema, irabati nta twajya kurwanira amashyamba, ahubwo tuzarinda umujyi wa Goma. Ariko nabo byagaragaye ko batangiye kuhunga, kuko imboni zacu zababonye bambuka bafata ubwato bajya muri Sud Kivu. Abo tuzi ngo bari bahunze cyangwa se ni iyindi strategy y'urugamba bahinduye. Minisita, ndagira ngo nkubwire yuko ubu noneho ndisagaguye. Ntabwo turi buze kuvuga ngo ntabwo bari bahunze, kubera ko nyuma yo kugarizwa cyane ku mujyi wa Goma, nyuma yo kubura n'ibyo barya, niyo makuru twabonye, na nyuma yo guhabwa inama z'abakuru b'ingabo, nuvuga ngo n'abagabo b'ingabo uko ari batatu ba SADC, hiyongeyeho wa Kinshasa cyangwa se wa FARDC ndetse n'u Burundi, ni Prime umuyobozi w'ingabo w'u Burundi, bari bahuriye muri Kinshasa mu nama y'umutekano no kureba uburyo batsimbura ibirindiro bya M23. Ariko baza kubabwira ko ntacyo mwakora mukira ahangaha, kuko M23 n'abahanga, imisozi yose strategique bamaze kuyifata, ntacyo mwakora. Izo ni inama rero bari babahaye. Bigaragara ko bagendeye kuri izo nama, bwana Muhire, bagatangira gufata amato bagaca mu kiyaga cya Kivu. Ndagira ngo nkwibutse kandi ko kugeza ubu ngubu nyuma y'aho bahungiye, ni igihe bari bamaze kubona minisita, intare za Sarambwe zimaze gusenya cya kirwa cyitwa Buzi, Nzuru, cyitwa Buzi, ahubwo gifatanye na Nzulo. Ni ukuvuga ngo ni ikirwa kiri muri Minova, niho banyuzaga ibintu byinshi, barangiza bakakigeza muri Buzi bagahita bafata Nzulo. Nyuma y'aho bagerageje bagakora sharing ku ntare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zagize zityo minisita, zibambika iyo ngofero, zibasenyeraho imbunda za rutura. Nyuma yo gusenya izo mbunda, nibwo bagize batya baravuga bati tubuze hose nk'ingati imenye, reka twerekeze ya Bukavu. Minisita, babuze epfo na ruguru. Urakoze cyane, babuze intama n'ibyuma. Ikindi ndakuvugaho ni ukuntu bamwe mu makoroneri twakunze kumenya cyane adeporowize hariya mu kibaya cyangwa se muri teritware ya Nyiragongo, ubu rwose bari gukora shifoma, bakomeza bitegura urugamba neza. Bwana minisita, ntanabura kukwibutsa yuko ubu bakuyemo bote kubera gusuzugura ingabo za FARDC ndetse na SADC. Ubu ngubu ibirenge byabo biri kuruhuka. Minisita, wakomeza. Nibyo koko warubaye nkaho ugaruka inyuma gato muri Nyiragongo. Hone namaze kuvuga yuko ikirere ari umweru, usibye imyiteguro y'urugamba. Bigaragare ko ingabo zose ku mpande zombi ziryamiye amajanja cyane cyane, ariko intare zo ziri gushaka umuti mu buryo zishobora kuba zavuguta mu buryo burambye. Ndagira ngo twasimbuka gato tukajya muri axe ya Sake, bwana Muhire. Usibye ijoro ryakeye aho humvikanye amasasu, naho ubundi
ingabo ku mpande zombi ziracyarinze ibirindiro byazo. Twambuke gatoya rero muri Pinga Walikale bwana Muhire, hagaragaye indege ntoya. Urumva ko Ipinga na ahantu hafite akabuga gatoya n'ubundi zakiye itwo twavuga ati ni indege ntoya n'ubundi zizanye ibikoresho bya gisirikare, bigaragaza ko bahiye ubwoba, bashaka uburyo bagenza ute bakwira forsa bagatera M23 cyangwa se bakaba bayikumira ntigere muri territoire ya gatanu bashobora kuba bakandagiyemo ya Walikale bwana Muhire. Aho ngaho Minisita ngira ngo nkwibutse abantu yo bumva tuvuga Nord Kivu ntago bazi na territoire zigize iyi intara ya Kivu, Nord Kivu, bagomba kumenya yuko tugizwe na Beni, tukagirwa na Rubero. Ako wabivuga ndagira ngo ntiwigiye primaire muri Kongo ya Kabila, wagerageza cyane rwose, reka wabivuga mu ndirimbo. Reka ngerageze kuko ziravumera yabaho icyo gihe aho nigaga yari kuyigisha indirimbo, twageraga ziravumera wa mugani azisubiremo mu ndirimbo. Kongo Rubero Rucu Rubema hari ukuntu twagiraga ngo notre pays, ako Sakini ntuzi kuririmba neza cyane ariko nta kibazo tunagina muri iyo njyana. Notre pays sera toujours uni, il ne gardera toujours solennité. Beni Rubero. Ikibazo nashaka kubaza mugenzi wanjye yakibaje singisubiramo, ariko ngasimbukira ku buvugizi bw'abasirikare b'abagore. Nyakubahwa speaker, ejo bundi mukuru w'igihugu watwifukije ku munsi w'abagore ko uburenganzira bw'umugore ntabwo ari ukubumuha, ahubwo arabusanganywe, so nta mpamvu yo kububangamira. Mu gisirikare bakora byinshi byubahiriza agenda, ariko hari ikintu kimwe batari banoza cyangwa nyakubahwa minisitiri atubwira ingamba bagifiteho, ko ubona umusore w'umusirikare n'umukobwa w'umusirikare w'abaofisiye, umuhungu akorerwa ubukwe agakorwa buryo bagisirikara kishima bikamunezeza, ariko umukobwa we w'umusirikare w'umufisiye ngo ntago bagenzi bamwambare uko yambaye agatimba. Ibyo ngibyo rwose ntago bikwiye, kuko niba ari umusirikare cyangwa ari umupolisi, katuvuga abasirikare, akaba ari umukobwa w'umufisiye nawe akaba bikunze akeneye gukorerwa ibyo birori nk'ibyo basaze bakorerwa, abakobwa bagenzi be ntibamwambarire bya gisirikare, nubwo yakwambara agatimba ababona abakobwa ari bambaye igisirikare bizabyumvikana ko umugeni ari we musirikare, ari we mu ofisi. Ariko niba agiye ku rugamba akajya ku training akakora na musaza we, bagahabwa umushahara ungana, bagahabwa akazi kangana, bagira ikizere kingana, ariko byagera kujya kurongorwa no kurongora akaza mu ivangura. Ibyo bintu ntabwo bikwiye rwose, nubwo muri kubiseka. Wa mukobwa aravuga ati kumbe nge hari uburenganzira ndafite. So rero njya kwa minister rwose icyo kintu mu gitekerezo, kandi gituma n'abakobwa bato bamwe na bamwe bakunda igisirikare binabashimisha. Ati nanjye nzaca muri epe, niyo tubibona tutubona biryoshye, kandi n'uburenganzira bwe nta nubwo agombye kubisaba urwitwazo ibindi bisobanuro bibabuza. Murebe ukuntu mubikuraho, ariko nabo n'abakobwa baba ofisiye bashakanye n'abagabo b'abasivile, n'umusivile yumva nyine ko umugore we arara ku majoro ariko yamunyujije muri epe bakamutera salute akumva yishimiye. Ibintu binezeza abantu ntabwo ari byinshi cyane, kandi byubaka urugo ni byinshi, n'ibyo byose babirimo hazamo no kubapinga, kandi ntabwo bikwiye. So rero please, niba abasore b'abofisiye b'abasirikare bakorerwa biriya birori, n'abakobwa nabo ntibabikorerwa, kereka wenda mu gihe batabishaka, ariko izo nzitizi zihari nyaboneka muzikureho. Honorable Hindura rwose ibyo avuze nibyo, nanjye ntabwo naribizi. Mbajije koroneri hano arambwira ngo ntabwo bajya babambarira, ariko ndaza kubaza impamvu, ariko numva nta mpamvu n'imwe yabubuza, nabo baba barabikoreye. Ahubwo nari nzi ko ari nacyo gituma abantu baza mu gisirikare, so ubwo ndaza kugira rwose ibyo twabikorera. Ariko bibaye na ngombwa wenda bivuga ko bambarira abambaye nawe agatimba yabakaritse, cyangwa tugashaka indi formule dukoresha, ntabwo tuzabura igisubizo, ariko tuzashaka uburyo bakwambara bajye babambarira nabo. Ndumva ari igitekerezo cyiza.